inkomoko yo kuba directeur atakwiyumvamo yaba yarabaye yihe cyangwa directeur yaragukosoreye ashaka cyangwa ashaka undi mwarimu gukosorera aya mabona amanota ashyira kuri birote byagenze bite? Ntabwo zikosoye n'ubu ntizikosoye. Ayo manota ari kuri birote se yavuye he? Imibanire yawe na directeur mbere ukibana n'umugabo na nyuma umugabo atagihari bimeze bite? Inspecteur du travail Nyamagabe niba ari uko wasubije uyu mudamu ubereyeho abakozi bo mu byigenga gusa. Cya kabiri mugira sendika nkwandikiye ngira ngo nkumenyeshe ko uhanishijwe igihano cyo kwirukanwa ku kazi ku mwanya w'umurezi muri GS Ngororero uhereye tariki ya mbere y'ukwa 10 2024. Tandukana na babandi babeshya ababona ishwadil bamaze kugeza benshi ku nzozi zabo. Aya mahirwe mboneka rimwe ntagucike. Ubushobora kubona akazi cyangwa kuminuriza byoroshye mu bihugu nka Canada na Amerika ubifashijwemo na Neo Travels. Izi nzobere zigufasha kandi kubona visa, inguzanyo yo kwiga no kubona amashuri meza muri Amerika n'Uburayi. Si bigusa kuko ushaka no gutembera, kubona akazi no gukora business byose babikugiramo neza kugeza ubonye visa. Kabya inzozi zawe zibimamo hamwe na Neo Travels. Ku bindi bisobanuro wabahamagara cyangwa ukabandikira kuri nimero ubona kuri ekara yawe. Neo Travels, amahirwe yawe kuri inshuro ari imbere yawe. Bakunzi bakarejya Omar Pano twongeye kubasuhuza tubifuriza ishya n'ihirwe muri ibi bihe twabuze imvura ariko ibice bimwe bigenda biyibona. Uyu munsi rero turakira umwarimu kazi wavuye mu karere ka Nyamagabe Nyiramanyenzi Jeannette atubwira ku kibazo yahuye nacyo afata nk'akarengane. Turaza kuganira tumubaze byinshi mu by'ingenzi mu mwanya muto turadufitanye kugira ngo nawe agire asubire mu gasarenda iwabo. Ariko aha duhagaze ni muri Urban by City Blue ahantu haba amafu n'amafunguro nk'uko dukunda kubivuga. Ikindi tugahora tubibutsa ko amakaro meza ni ku Ikaro Plaza i Remera imbere ya gare utambikiye munsi ya station iri imbere ya gare. Ariko wabahamagara kuri 0783 250 abashaka kwiga imodoka nabo murebe mwarimu Clement kuri 0782 mbere uko nganira na mwarimu kazi Jeannette wirukanwe mu buryo avuga ko bunyuranyije n'amategeko. Tuza kureba hamwe ndabona arambura impapuro kuko ushize twari twababwiye urubanza rwaregwagamo CIP Mutsinzi wareyoboraga Transit Center ya Gikondo aho yatsinzwe yarezwe n'abantu babiri bavuga ko yafunze mu buryo bunyuranyije n'amategeko bakamutsinda bakamuhanisha urukiko rukamuhanisha igifungo cy'iminsi 24 isubitse bakanamuhanisha ihazabu y'ibihumbi 100 ariko akagomba guha ba bantu yafunze mu buryo bunyuranyije n'amategeko akabaha buri umwe miliyoni 10. Amakuru avugwa nuko cyambere umunyamategeko avoka Matimbano wari muri urwo rubanza ku ruhande rw'ubushinjacyaha kuva ku wa 4 itariki 10 bivugwa ko atagaragara kuri telefone ze zirenze imwe ntagaragara. Abo mu muryango we baratabaza abandi bavoka icyubwero kirashize nta uzi aho aherereye. Hari n'abari kuvuga ko n'umucamanza wari muri urwo rubanza nawe atari kuboneka ariko byo nta gihamya gihari. Ikindi andi makuru nuko babagabo babiri harimo witwa Joel ntago nibuka amazina neza nubwo batsinze nabo baracyari muri Transit Center. So na makuru rero akeneye kuba yasobanuka ko bivugwa ko abavandimwe babariya bacuruzi niko bivugwa bacuruzi b'abafroderi mu byo bari bafungiwe harimo ibijyanye no kunyereza. Bivugwa ko abavandimwe bari bo baba baratanze ikirego hanyuma kikaburanwa Mutsinzi agatsindwa. Ariko nkuko twakunze kubibabwira Mutsinzi nubwo yaba yaraguye mu cyaha cyangwa mu ikosa yari mu kazi. Bivuze ngo inzego bakorana harimo na polisi abereye umukozi mu buryo buhoraho nayo igomba kwinjira mu kibazo. Bivugwa ko rero nayo yakabaye yarajuriye kugira ngo Mutsinzi aramutse atsinze umwanzuro w'urukiko kuvanweho za miliyoni 20 ntize zicyatswe Mutsinzi. Ubwo nibiramuka bibaye ukuri polisi ikaba yari yareze ikabigira ibyayo ikaburanira umukozi wayo
niba natsindwa n'ubundi ubwo niyo ishobora kuzatanga amafaranga bamuciye indishyi agomba guha abantu babiri nubwo nabo bivugwa ko bakiri muri transit center ya Gikondo. Simbatindira rero umwanya ni mukeya kandi uyu mubyeyi nawe agomba gusubira mu karere ka Nyamagabe mu Gasarenda. Reka rero ntabatindiye tumwakire. Twakiriye rero Nyiramanyenzi Jeannette wari umwarimukazi kuri groupe scolaire Ngororero mu karere ka Nyamagabe mu murenge wa Tare. Arabanza atwibwira avuga ku ikibazo yagize ku ishuri. Ubu ngubu ntakiri umwarimukazi, yarirukanwe azira ngo impapuro zatakaye, nyuma zikaza kugaragara mu maboko ya directeur, hanyuma directeur akaza kuzigaragaza, ariko mu makosa mu mabaruwa afite tuza kubasomera harimo uko yisobanuye avuga ukuntu impapuro zagaragaye mu maboko ya directeur, n'abandi barimo akamubwira ati muzihe nyiraza zikosore, directeur akabyanga. Hanyuma baza kuvuga ko yahimbye amanota muri mudasobwa rusange y'abarimu muri rusange, ariko akaza kuboneka birote ziteye kashe ziriho ayo manota. Hanyuma akarere kaza kumwandikira ibaruwa imwirukana. Mu bintu byose araza kugaruka aratubwira ubuzima yabayeho muri icyo kigo, mu bibazo yagiye agirana na directeur aho yamusohoraga mu nama, nabyo araza kubigarukaho. Hanyuma kandi turaza kugaruka ku buryo ya performingaga mu mihigo. Avuga ko mu myaka 3 ishize atigeze agira munsi y'amanota 80, ariko noneho bikaba bivuga ko akavuga ko muri uyu mwaka noneho yagize amanota 50, baze kuva kuri 80 ukajya kuri 50. Ku kigo amazeho imyaka 12 akora neza, yiga kaminuza, nubwo yigisha lower primary level, niko yigisha mu wa mbere, mu wa kabiri no mu wa gatatu, ariko yiga Ikibogora, maze yiga ageze mu wa gatatu. Bivuga ko ubwenge yunguka ku ishuri aza akabushyira yunguka aho yiga aza akabushyira mu bana yigisha, ariko byarangiye akarere kamwandikiye kavuga ko yirukanwe burundu kifashishije amategeko nk'uko aza kubisobanura. Noneho rero bakunzi ba Karegeya Omar Pano, kubera umwanya w'igihe dufite, uyu mubyeyi yaje mu gitondo asanga ndi mu kandi kazi, mwakiriye nimugoroba kandi ngiye mu kindi kiganiro. Reka turahera hagati avuga ukuntu directeur yazanye impapuro muri sale zari zarabuze, barazisakirije barazibuze, hanyuma abarimu bagasaba directeur kuzimuha ngo azikosore, nabyo directeur ntabyemere. Ibyo kaduhere atubwira uko directeur yazanye impapuro muri sale y'abarimu. Louise ati impapuro zirabonetse, ntago zari muri sale de profe, zibonetse mu buyobozi, wagomba kuzikosora arahari, mwarimu Jeannette muzimuha zikosore. Ubuyobozi butiki? Ubuyobozi bwaravuze, directeur niwe wavuze ngo nago azitanga. Gusa impamvu yatumaga atazitanga nayo yavugiye aho ngaho mw'iyo nama. Byarangiye bite rero? Byarangiye ubwo impapuro zidakosowe, nkeka ko n'uyu munsi ntabwo zirakosorwa, nabo ubwabo baracyazibitse. Hanyuma yampaye urwandiko ngo nzamusubize mu nyandiko ngo impamvu yo kudakosora no guhimba amanota y'abanyeshuri. Guhimba amanota byagenze bite? Icyo niyo ni ingingo nshya uzanye, byagenze bite? Uko byagenze, tuba dufite imashini twandikamo, buri wese yarangiza gukosora ugafata amanota nyine ukandika mu mashini, bakazabihuza bagiye gukora bilete. Rero mu iyo mashini yaje avuga yuko muri iyo nama yavuze yuko ngo harimo amanota y'iryo somo nigisha, kandi jewe nta manota nigeze nshyiramo kubera kuko nyine byaragaragaraga muri mashine harimo amanota kandi impapuro zidakosoye. Yego. Aha, mashine yanyu buri wese agiriye cyangwa bimeze bite? Ni mashine rusange. Nuvuga ngo ushobora kujyamo uko wigisha biology ukajya no mu isomo ry'Ikinyarwanda. Nyine urumva buri wese yarangije
arafata akandikamo, yarangiza kwandikamo agahereza undi. Ni mashine rusange. Muri lower primary iyo ibizamini byageraga tutangiye kurikodinga amanota, baduhaga imashini imwe mu barimu barya nko muri 10 na bangahe. Icyo ushaka kumenya, umwarimu w'ikinyarwanda yinjiye muri mashine ashobora kugira access ku by'umwarimu w'igifaransa? Yego. Okay. Nuvuga ngo amanota ari muri mashine nta kigaragaza ko yashyizwemo na mwarimu nyirizina? Nta na kimwe. Gukomeza birote rero utiwe yahimbye amanota. Birote rero ubwo iyo nyandiko yamaye ngo mbimusubize, narategereje ndavuga ngo reka mbanze ndebe tariki 5 zigere zo gusoza, ndebe ko kuko kuri birote zizatangwa abana bazatahana, nzarebe ko nta manota y'iryo somo azaba ariho, kuko yari yavuze ko amanota ari amahimbano. Naje rero gutegereza imisi 3 ntarayisubiza ibaruwa. Amanota rero birete abana baje kuzifata mbona hari amanota. Ubwo ndavuga watwereka imwe muri izo birote. Yego. Komeza ariko unavuga muri izo birote yatanze ngiyi. Mbonye rero yashyizeho aya manota ariho yavuye he nyine? Niba bivuga ko wataye impapuro utakosoye, ko hateyeho kashe, se ninde wayiteyeho? Iyo kashe niyo ikigo nyine social studies. Yego. Nyine ayo manota social studies ndabona hariho amanota. Ntago nza ahantu yavuye, ni nkuko no mu bisobanuro by'inyandiko yansabye namubwiye ko ntigeze mpimba amanota. Gukosora bwo nyine sinakosoye kuko impapuro bari barazinye. Hanyuma za zindi yerekanaga se warebye ko zidakosoye, cyangwa directeur yaragukosoreye ashaka, cyangwa ashaka undi mwarimu gukosorera aya mabona amanota ashyira kuri birote? Byagenze bite? Ntabwo zikosoye, n'ubu ntizikosoye. Ayo manota ari kuri birote se yavuye he? Nanjye ntago ni mu wayene? Ntago mpazi. Hanyuma zana waramusubije, ibaruwa wamusubije iri he? Ibaruwa namusubije ngiyi hano. Iyi niyo wasubije directeur? Ariko iyo ni reception bantereyeho. Ariko ibyanditsemo ni bimwe. Itariki ya 9 zo kwa karindwi. Nta kibazo, ni wigore. Hari umuyaga nta kibazo. Nanjye ndabona itari bukomesoma, ariko ikigaragara cyo wandikiye bwana muyobozi wa GS Ngororero, nejejwe no kubandikira iyi baruwa ngira ngo ntange ibisobanuro. Mu by'ukuri tariki 3 z'ukwa karindwi mwanyandikiye ibaruwa insaba ibisobanuro by'uko ntakosoye abanyeshuri ba P1 kugeza P3, kandi munshinja ko nahimbye amanota. Mbandikiye bamenyesha ko ibi byose munshinja ari ibihimbano. Impamvu ntanga kuri ibi, nge kubwanjye nta manota nigeze nandika muri mudasobwa nkuko mubinshinza. Kubijyanye n'impapuro zitakosowe, mu by'ukuri ikizamini cyanjye cya social studies bagikoze tariki 25 z'ukwa gatandatu. Iminsi yakurikiyeho naje no kuzikosora ndazibura. Nagerageje kubaza bagenzi banjye ndetse nshakisha no muri sale y'abarimu ndazibura. Nyuma yo kuzibura, hari umwarimu witwa Ingabire Pacifique yaje kunyaka urupapuro rw'umwana we, mubwira ko ntarakosora, dore ko yewe n'igihe cy'isezererwa cyari kitaragera. Ariko nyuma y'uko mbwirwa ayo magambo, natunguwe no kubura izo mpapuro. Icyaje kuntangaza nuko mwashatse kuntega umutego mukazana izo mpapuro muvuga ko ntazikosoye imbere y'abarimu, kuko mwazizanye ntazi igihe mwazijyaniye, dore ko yewe mwakoresheje inama yo kuzerekana ziza, ariko ntayo mwakoresheje yo kuzijyana. Ikindi kandi munazizanye kuko igihe mwazizaniye tariki 2 z'ukwa karindwi abanyeshuri bari batarageza igihe cyo gusoza umwaka w'amashuri, bitewe nuko muhora muncunaguza, kuko hari igihe nshaka gutanga igitekerezo mukansubiza inyuma nticyakirwe. Hari umurezi muri bagenzi banjye yasabye ko izo mpapuro zikosorwa, igihe muzizaniye mwarabyanze. Ibi nasanze ari ukugira ngo
nasanze ari ukugira ngo munshakire ibyaha ntakoze. Uwo murezi wasabye ko impapuro zikosorwa yitwa Mukamana Louise. Ikindi nanone mu karengane mpora ngirirwa iyo dukoze inama buri gihe muransohora nkibaza icyo nzira nkakibura. Byongeye kandi buri gihe mu biganiro muhora mutanga cyane cyane iyo mukoresheje inama muhora muvuga ko mutakwirukanisha umukozi nta bimenyetso mufite. None mu mboni zanjye sanga mwaratangiye inzira yo kunshakira ibyaha dore ko mukunda kubyita documentation. Kandi ubusanzwe nsanzwe ndi umukozi witabira akazi nkanagakora. Si ibyo gusa kuko n'ubusanzwe mba kuri iki kigo mu myaka 13 ibi bintu munshinja nta na rimwe byabaye uretse mwe mushaka kubingerekaho bitewe n'inyungu zanyu bwite. Mboneyeho umwanya wo kugira ngo nishinganishe ku bayobozi mpaye kopi kuko uhisha impapuro ashobora no kunkorera ibindi bidasanzwe. Nanone kandi iyo mudasobwa muvuga ko yafotojwemo ayo manota munyitirira ni gute habonekamo ayanjye gusa kandi muvuga ko ay'abandi yanditswemo mbere yasibwe? Ahubwo nifuzaga kumenya uwanditsemo ayanjye kandi mwarampishe impapuro agasiba ay'abandi bo bararangije gukosora. Nkaba nibaza naho mwakuye ayo mwashyize mu ndangamanota z'abana kandi mukimfitiye impapuro. Ibi ni akarengane gakabije kuko n'uyanditsemo asubiramo agasanga yasibwe. Mugira amahoro. Ibaruwa yawe irimo ingingo nyinshi uragira uti haravuga uti usanzwe ukora neza. Yego. Birangwa bigaragazwa n'iki mu mihigo? Tubwire uyu munsi turi 2024 2023 wagize angahe mu mihigo? Manota 80 n'ibice 5. 80 n'ibice 5 ariko nta gihamya wazanye nari nayigutumye. Good. 2022 wagize angahe? Iri 81 n'ibice 2. Ariko mugira kopi zabyo? Kopi tuba tuzifite nuko iyo umaze gusinya barabirikodinga ariko byatse banabiguha. Ariko ntabyo ufite mu rugo? Mu rugo ntabyo mpafite ariko nasubirayo kubyaka kandi ntibareka kubimpa. Oya ntacyo bipfa kuba bihari. Bareka kubiguha se bashobora no usanga byahindutse. Wakagombye ubundi niba n'abandi bakozi cyangwa abarimu ngiye mfata ko nubwo iby'imihigo byaje ntakiri umwarimu, niba gusinya imihigo amanota baguhaye ugomba kubona kopi nkuko birote do sinyaroma cyangwa cotation. Umukozi akota umukozi agasinya ko abyemeye, kopi imwe igatwarwa n'umukoresha, umukozi akabika iyindi. Ibyo rero ubwo n'abadukurikiye babyumvireho. Hanyuma rero 2022 wagize angahe? 2022 yari 82. 2021 wagize angahe? 80. 2020 twari muri corona ntago imihigo. Yego ntago okay. Ikigaragara nta na rimwe aho wibuka wagize munsi ya 80 ni hehe? Umwaka nta na hamwe kereka ejo bundi dutangiye gusinya niyo mihigo nkeka ko itaragera ku karere. Ubwo icyo kibazo cyaratangiye nibwo yampaye 50 nanga kuyasinyira ndayihorera. Mu myaka yabanje nta namwe wagize munsi ya 80. Yego. Muri uyu nguyu aguha 50. 30 yose. Yego. Good. Urakoze. Hari ahantu wavuze inyungu bwite. Reka tubanze ibyo gucunaguzwa cyangwa ko ibaruwa yawe ni ndende ariko harimo ingingo nyinshi nuko ntagiye cishamo akarongo. Uti haraho uvuga uti mwatangiye kunshakira ibyaha dukoze uko dukoze inama muransohora. Bibaye kangahe? Byabaye inshuro 3. 3 bakora inama uri hanze? Yego. Bagenzi bawe babivuga kuko Mukamana Louise yabivuga? Hari undi wavuzemo ufite umwana wigisha? wowe nkeka ko no muri ibyo byaha bakoze byo guhisha impapuro n'ibyo nkeka ko nawe bifitemo uruhare. Yego. Ufite umwana wigishaga? Hanyuma inyungu bwite directeur yakugiraho ukeka ni nk'izihe? Inyungu bwite ni urabona hari ukuntu yajyaga akoresha inama akavuga ngo umuntu wese
ngo washaka kumubangamira. Yaduhaye urugero rw'ahantu yakoze ngo muri Cyanika ngo yirukanishije umwarimu, aravuga yabyise ngo ni ukudokimata, ngo ubu ngubu ngo ni umuturage ngo nk'abandi. ngo rero ngo ngewe ngo umuntu wambangamira ngo nkora ibishoboka byose ngashaka ibimenyetso ku buryo namwikiza. Ubwo kumwikiza nyine ni ukumwirukana. None se impamvu yaba inkomoko yo kuba directeur atakwiyumvamo yaba yarabaye yihe? Muri iyo myaka mwakuranye aguha 80, aguhaye 50 ate niki cyahindutse? Muri iyo myaka ishuro nta nubwo we imihigo anadukosa imihigo hari ni nk'imyaka 2 ko yaje ahansanga. Yaje muri mutaramarana igihe yaje muri 2022. Ya manota yandi wayahawe n'abandi. Yego 2022 aguhangahe? Yamaye 81. 2023 yamaye 80 n'ibice 5. Niki cyahindutse kugira ngo guhe 50? Icyo nkeka ko cyahindutse ari uko icyo kibazo cyari cyaragezemo, kuko twaje ikimpapuro twaje gusinya imihigo turi mu kiruhuko mu kwezi kwa 7 kwenda gushira. None kandi mwarasoje umwaka wataye impapuro? Yego. Ubusanzwe hari ufite imyaka ingahe? Ubusanzwe mfite imyaka 35. Urubatse cyangwa uri ingaragu? Mu buryo bw'amategeko ndi ingaragu, ariko mu buryo bwa societe umubyeyi w'abana 2. Papa w'abana muri kumwe? Hoya. Byagenze bite? Byabaye mwarabanye ntimwabanye? Twabanye imyaka 8. 8? Yego. Muri iyo 12 wakoraga aho ngaho? Twabanye nawe 2014. Ubwo mwatandukanye umwaka ushize. Mwatandukanye 2023. Aha. Nugo wese iyo witekerejeho ntabwo wumva ko ukibana n'umugabo wakoraga neza watandukana nawe ugatangira gukora nabi? Oya, byo ntago byigeze bibaho. Kuki umaze gutandukana n'umugabo ahibwo watangiye kubona amanota make? Umugabo se ko yagiye mu kwa 9 kandi nabwo ari naha muri Kigali. Hari igihe mubwira umwana ararwaye akanyoherereza amafaranga ntago. Ariko kuba uri mu rugo rwa wenyine wararubanyemo n'umugabo n'ikidanago n'amasomo utegura ntabwo ari kimwe no kuba urumva aho ibyo yakoraga hari ibyo urarwana haba biri kandi ugategura n'akazi. Ntabwo wabona ko bifitanye isano? Oya, ibyo ngibyo jewe ntago byatuma niba ntari hari kuki performance zawe zagabanutse umaze gutandukana n'umugabo? Zagabanutse kubijyanye n'imihigo cyangwa mu kazi? Amakosa utangiye kuyakora mu kazi aho umugabo agendeye? Oya, umugabo ntaho bihuriye n'iby'akazi. Reka nongere ikibazo nkibaze ukundi. Imibanire yawe na directeur imbere ukibana n'umugabo na nyuma umugabo atagihari bimeze bite? Mbere nta kibazo twigeze tugirana. Ikibazo n'ubundi cyajemo aho izo mpapuro ziburiye. Impapuro ziburiye? Hanyuma icyo wita inyungu bwite nizihe? Niba ari uwa wanditse icyo wita inyungu bwite nizihe waba ukeka? Inyungu bwite naba nkeka ndumva nari nigeze kubivugaho. We avuga ko nk'ubu urabona tujya dutanga amafaranga ya umusanzu w'umuryango FPR Inkotanyi. Yego. Ubwo hari ukuntu bazanye mbere twatangaga 500, umuntu ufite diplome ya AD agatanga 500, abandi bafite izisumbuyeho bagatanga guhera ku 1000. Yego. Noneho umwaka ushize muri 2023 barazanye baravuga ngo tuzadutanga 1000. Abatanga 500 babashyira ku 1000. Baratubwira ngo tugomba gusinya commitment yuko ko mwiyemeje. Noneho arazana narindi kumwe n'umwarimu witwa Odeta n'uwitwa Violeta adusanga mu ishuri icyo gihe hari no mu bizamini.
turasinya basinyira 500 nanjye ubwo n'igihe wari ugezweho abo babiri bamaze gusinya nanjye ndavuga ati ni 500 sinyira ubwo yagize akantu kakababye kuko niwe waje kudusinyisha noneho ubwo ndasinya maze gusinya aravuga ngo bimukoze ngo nibiki ngo ko munyandurije ngo impapuro ngo 500 se ngo na amafaranga ngo niba ari yo ngo ni mubyihorere ndangije ndagenda ndamwegera ndamubwira ati rero ngewe 500 niyo nzajya mbona kubera ko nifitiye ikibazo niga ku ishuri Kibogora niyo nzajya mbona 1000 urumva uriga uribana ufite abana ukanakora ubwo rero arangije ubwo ndamwihorera ntago amafaranga nahise nkora iki hari umuhungu dukorana bita Robert Nzeyo maze ari muri komite ya FPR ku kagari ka Gasarenda naramubajije tariko ibintu by'umusanzu ni ngombwa ko baguforusa yutanga nutanga yufite arambwira ati biriya bintu abazana hano iyo turi mu nama ntabyo bavuga ko umuntu atanga uko yifite noneho mitana namubwira ariko se ko ejo bundi mudugudu yaje mu rugo nkamuha ibiceri 400 narifite mu isakoshi ko yabyemeye ko nta kindi yambwiye donc utanga kwa mudugudu ugatanga no ku kazi kwa mudugudu yo baje bakansanga mu rugo nyafite mbahayo mfite ku kazi naho rero ubwo 500 yanze uwo muhungu yahise angira inama arambwira ngo genda wiyandikishe mu Ntore Software ujye ubariho wohereza hayo 500 ubundi we umwihorere ni koko narabikoze amafaranga nkajya nohereza 500 ku Ntore Software yego n'abafite 700 nkayoherezaho yego ubwo secretary ukora izo ntonde nkamubwira ati yewe amafaranga nyohereza ku Ntore Software ngo yewe ngo directeur ngo yarakuretse ngo yaravuze ngo wowe ngo mu bijyanye na FPR ngo uzamuhesha ngo amanota make ngutuma ngo atagera kuri 100% ngo mu batanze umusanzu genda gakeya none mwahoze mutanga 500 yego gushyira ku 1000 mwakoze inama gushyira ku 1000 cyaturutse hehe mbese yaje adukoresheje inama atubwira ko ngo ku murenge bakoze inama ngo bakababwira yuko tugomba gusinya commitment yo gutanga 1000 yego ariko none urumva rero niba byaremejwe ko batanga 1000 wowe ugasinyira 500 ariko je nari namusobanuriye ikibazo mfite ariko aranakizi arabizi ko umugabo wawe yagiye arabizi ko ufite abana arabizi ko wiga ayo makuru yose ntafite wenda iby'umugabo byo si ngombwa ko abimenya ko yagiye ariko kwiga byarabizi kwiga arabizi kandi wiga kugira ngo ufashe ikigo wiga iki Kibogora niga amateka n'ubumenyi bw'isi mu burezi with education yego bivuze ngo ibyo wiga Kibogora wabizanaga muri GS Ngororero bikagufasha mu kazi yego hanyuma rero usinye 500 wati shaka 1000 ariko namubwiye ko 500 ariyo nashobora kubona we yarabyanze ujya ku kagari oya ni inama nagishije uwo muntu kuko ari muri komite y'umuryango ku kagari akugira inama yo guca hehe ku Ntore Software arambwira ati ntuzajye turiya mugabo atazayahora aguserera hakureba nabi ku Ntore Software nubwo waba ari igiceri cy'ijanura cyohereza nta kibazo ariko directeur ababwira gusinya yarazi ko Ntore Software iriho yego hari n'abandi bayatanga ku Ntore Software hanyuma abandi badatanga se kuri rwa rupapuro rwa commitment leta ya directeur abareba tebo usibye ngewe hari undi mu mama wita Joyeze ntiyajyaga iyo batangiraga gukora iyo nama kuva twasinyiye commitment nkamubwira ko ari 500 nzayantanga bajyaga mu nama batangira kuvuga bagera ku bya FPR nako iyo babaga bari bubivugemo bari buvuge wenda n'ibindi birebana n'akazi yaravuga ngo Jeannette ngo na Joyeze ni musohoke
ngo turi buvuge ngo ibya FPR ngo kandi ubwo ngo mwebwe ngo ntago ngo muri abanyamuryango ngo uko mwanze ngo ibyo navuze ko yavuga mukemera se none twarasohokaga none wabigenza ute yabamburaga ubunyamuryango mwebwe muri bo twebwe turibo none zuko mukemera mugasohoka mu nama ivuga iby'umuryango muri we yase wajyamo utemera umuryango ibyo mvuga nyine kukimwemeraga gusohoka uburyo hari abantu baturutse ku karere harimo Directeur wa JS Kasaka bita Marite baje mu kutubwira ku bijyanye n'umusanzu udasanzwe amatora yenda kakuba yego icyo gihe nibwo yatangiye atavuga ngo Jeannette na Joyeuse musohoke donc Marite wavuye ku karere wa JS hehe JS Kasaka yari ahari babasohora yego yaje nk'uri muri timu y'akarere yaje nk'uri muri timu y'akarere mu butumwa bw'umuryango Directeur abasohora avuga ngo iki yaratubwiye ngo Jeannette na Joyeuse ngo nimusohoke kubera yuko ngo ni nkaho mutari abanyamuryango kuko ibyo tugiye kuvuga n'ibibare nibure nanjye ngiye mu Ntore Software naratangagamo make Joyeuse wiwe sinzi nimba yaranayatangaga ariko nyuma numvise avuga ngo yatangaga kuri Beka ngo 500 nawe ariko bakabasohora mu nama yego byabaye iminsi 3 inshuro 3 babasohora okay kandi we mu mihigo ejo bundi yamuhaye 80 ngo nabiri ngiye wararenga ama 50 kandi twarasohokanaga twese mu nama ariko mwasohokaga mu nama y'umuryango nta mwasohoka mu yo kwigisha nibyo kwigisha yabivugagamo kuki suri kubihuza ndabihuza kuko byarambabaje ni mpamvu mvuga ko ari yagusohoraga mu nama itari pedagogique n'est-ce pas byose yabaga ari inama politique nyine tubwire urumva izo nama yagusohoyemo ntago ziri pedagogique inama yabaga yateguye iyo yabaga ziko ari buvugemo ibya FPR twarasohokaga si ibyo byose ariko bivuga amasomo wagurimo n'amasomo bayavugagamo mu izo nama none se ku kigo cyanyu nta muntu utari muri FPR uhari simbizi ntabwo nabimenye ariko gutanga amafaranga se ni mwese ni twese okay ntacyo sharwaye mu gatuza bon okay hanyuma rero birangiye bite impapuro azikosoye ubu muri iki kibazo cya Jeannette mu byumve yatweretse biroti iriho amanota ntazo yashyizeho avuga ko impapuro zitasokosowe hanyuma twari tumaze gusobanura uko ibaruwa ye ibivuga yavuzemo inyungu bwite avugamo kuba akora neza twamubajije kote yagiye abona mu mihigo avugamo gusohorwa mu nama izo yabidusobanuriye byaje kurangira bite rero akira impapuro zaho byaje kurangira ikiruhuko tugikomeje hanyuma mu ntangiriro z'uyu mwaka twaje mu nama itangira yabwiye abantu bari muri komite ya discipline ku ishuri kuko nkimara kumwandikira yabaruwa ya mbere navuze ariyo yiyi mu mpereje yantumiye mu nama ya discipline ku ishuri yego inama bayikoze bafite n'iyi nyandiko babisoma hanyuma aho mbiherukira ko ariho narinda mpari icyo gihe banditse bavuga ko umwanzuro bawubuze bazabishyikiriza izindi nzego zibasumbye yego hanyuma ubwo biguma aho ngaho mu ntangiriro rero z'uyu mwaka nibwo yabatumyeho mu ibanga rye aba discipline yego abagize inama ya discipline amaze kubatumaho rero ubwo ngo arababwira ngo nibaze ngo basinye ngo ku mwanzuro hanyuma wa muntu navuze wita Nziyo maze Robert niwe secrétaire umwe uba muri timu ya FPR ku kagari niwe mwanditsi w'ako kanama ka discipline ku ishuri yego noneho ubwa mbere bantumira niwe wari wanditse yakoze raporo yego mu ikayi y'inama yego
bandika ko umwanzuro bawubuze bibarenze bazabishyikiriza ubuyobozi bubasumbye. yego. Ubwo rero mu ntangiriro z'uyu mwaka nibwo yabazanye ngo nibaze ngo basinye ngo ku mwanzuro ngo wa ya nama bakoze. Baragenda waruvuze ngo Nziyomaze Robert ati umwanditsi wayo Nziyomaze Robert niwe wakoze raporo se mwagiye ntabwo ari we kuko yabahamagaye babwira ngo baze bayisinyeho. yego. Nziyomaze Robert yanga gusinya ko yabonaga ibyanditse kuri iyo raporo bakoze atari byo yanditse mu nama yabanje nk'intore. Raporo yasohotse Robert adasinyeho. Raporo yasohotse adasinyeho kandi ari secretary w'iyo nama. Okay. Naho yayijyanye hari nkeka ko ari ku karere. Robert ntabwo yigeze asinyaho ahubwo ubwo sinzi uwamusinyiye kandi ari we mwanditsi. Ubwo ntiyasinye nyine bayitwaye adasinye. Ubwo nawe afite amakuru. Hanyuma hakurikiraho ikirero. Nyuma tugana ku musozo ntabwo ukiri umwarimu. Uzana ibimenyetso. Ibimenyetso ni ibaruwa y'akarere. Ni ibaruwa y'akarere banyandikiye nayakiriye ku itariki 3 z'ukwa 10 hari saa 9 Nyamagabe ku itariki 2 z'ukwa 10 2024. Madamu Nyiramanyenzi Jeannette umurezi kuri groupe scolaire Ngororero. Inimero ziriya kwirukanwa ku kazi. Madame nshingiye ku iteka rya perezida nimero 34 ryo kuwa 19 z'ukwa 3 2023 rishyiraho stati yihariye igenga abarimu b'amashuri y'incuke abanza ayisumbuye n'ay'imyuga n'ubumenyingiro cyane mu ngingo ya 94 mu gaka ka 16 ahavuga ko umwarimu ahabwa igihano cyo kwirukanwa iyo ahaye umunyeshuri amanota atabikwiriye, yorohereje umunyeshuri gukopera cyangwa yimye umunyeshuri amanota akwiriye kubera inyungu ze bwite. Turasoza dusobanurira izo ngingo zose. Shingiye kuri raporo yo kuwa 11 z'ukwa 7 2024. Iyi ni yindi Robert atasinye. Raporo yo kuwa 11 z'ukwa 7 2024. Iyo nama iyo nama niyo hubwo yanditse niwe wari umwanditsi muri iyo nama. Robert yari hehe se? Robert yari ayirimo yari umwanditsi wandikaga ibyo bambashije. Y'akanama gashinzwe gukurikirana amakosa yo mu rwego rw'akazi muri GS Ngororero kagusabiye igihano cyo kwirukanwa ku kazi bitewe n'ikosa ryo mu rwego rw'akazi wakurikiranyweho rikaguhama ari ryo kudakosora impapuro z'ibizamini byakozwe n'abanyeshuri wigisha mu guhimba amanota yabo. Nshingiye nanone ku myanzuro y'inama yo kuwa ya komite nyobozi y'akarere ka Nyamagabe yateranye kuwa 27 z'ukwa 9 2024 yasuzumye dosiye yawe ikemeza ko wirukanwa mu kazi. Nkwandikiye ngira ngo nkumenyeshe ko uhanishijwe igihano cyo kwirukanwa ku kazi ku mwanya w'umurezi muri GS Ngororero uhereye tariki ya 1 y'ukwa 10 2024. Ubwo kukwezi ntabwo uzaguhembwa. Yego. Ugira amahoro uzayagira. Udafite akazi nzakora Minerval ya Kibogoro uzayikura he? Okay, twagiye. Niyo Mungeri Hildebrand umuyobozi w'akarere ka Nyamagabe hasinye hariho kashe y'akarere mu izina rya Habimana Tade vice mayor Fed. Bimenyeshejwe Madamu Guverineri w'Intara y'Amajyepfo ukorera i Nyanza, Madamu umuyobozi w'inama njyanama y'akarere ka Nyamagabe, Madamu Bwana umuyobozi w'akarere wungirije bombi, Bwana umunyamabanga nshingwabikorwa w'akarere ka Nyamagabe, Bwana umuyobozi ushinzwe imirimo rusange mu karere ka Nyamagabe, umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Tare, Bwana umuyobozi wa GS Ngororero. Good. Yes. Ngaruke ku byaho ushinjwa. Yego. Umunyeshuri kudakosora impapuro z'ibizamini byakozwe n'abanyeshuri wigisha. Yego. Ibyo icyo ntacyo wakoze iki? Ntabyo wakoze. Ntabwo wakosoye. Ntabwo nakoze. Guhimba amanota. Urabyemera? Ntabwo mbyemera. Ariho na yande se. Ntabwo nzi nyirayo. Okay.
hanyuma iri tegeko rivuga ngo umunyeshuri iyo ahaye umunyeshuri amanota atabikwiriye, ubwo ni ukumuha menshi, korohereza umunyeshuri gukopera cyangwa yibye umunyeshuri amanota akwiriye kubera inyungu ze bwite. Inyungu zawe bwite mu kudakosora zitubwira. Nta nyungu mfitemo kudakosora, n'ubundi nari isanzwe mbikora. Impamvu yabayemo nuko impapuro bazimpishe. Yari afite izihe nyungu mu kuziguhisha? Nanjye ntabwo nziza. Okay. Hanyuma rero wakoze iki umaze kubona iyo baruwa? Maze kubona iyi baruwa nandikiye umuyobozi w'akarere nyine musaba kurenganurwa, ariko kugeza ubu tuvugana nta gisubizo ndabona. Baruwa urayifite? Yego. Ntacyo, niba uyifite ntacyo. Ikindi wakoze niki? Warebye umugenzuzi w'umurimo? Umugenzuzi w'umurimo naramurebye, arambaza aho nakoraga, hanyuma ndahamubwira, ambaza nuko byagenze, arambwira ngo ibi ngibi ngo nta kintu ngo yabikoraho, ngo akunda ngo kurenganura cyane, ngo abantu ngo bo mu bigo ngo byikorera ngo nibo by'abikorera. Muri make abereyeho yenda gake, abereyeho abakozi bo mu bigo byigenga. Ntabwo abakozi ba leta bamubereyeho. Inspecteur du travail Nyamagabe, niba ari uko wasubije uyu mudamu, ubereyeho abakozi bo mu byigenga gusa. Cya kabiri, mugira sendika? Numva bavuga kwibaho, ariko geze ntago mbizi. Donc witabaje akarere nturabona igisubizo, witabaza umugenzuzi w'umurimo akubwira ko ashinzwe abo mu bigo byigenga, nta sendika, ntaki. Nagiye no kuri RIB mbibamenyesha, RIB y'umurenge wa Tare. Elize arambwira ngo ibi ngibi ngo bigenewe kuzajya mu rukiko, niko we yambwiye. Kuzajya mu rukiko. Okay, ubwo hari ikindi wifuza ko ngiye gusoza? Cyo nifuza nge nuko narenganurwa, nkasubira mu kazi kanjye, ko n'ubundi ndagakunda. Nta kindi kibazo. Ufite ubushobozi bwo kwishyura umwavoka? Mubonye twavugana. Barahari Nyamagabe na Huye, barahari. Barahari bakurikirana na bino biganiro dayero. Donc bene amaguru nguruguru kwavu, uyu Jeannette Nyiramanyenzi, muri ibi byose mwumvise umwavoka wumva yatsindura urubanza, namubwira iki? Jeannette, icya kabiri, kwishuru uzakomeza, ufite ubushobozi bwo gukomeza kwiga, ntago byaguhungabanyije ngira? Yenda aho narahungabanye cyane, ko ubu ngubu narindi no muri stage ya mbere, nari natse kuyikorera ku cyo kigo nari natangiye no gukora, ariko ibaruwa nayikuyemo kuko byari bimaze kugenda gutyo. Naketse ko n'ubundi ubwo baramutse baje kusura ku ishuri ntago yansinyira, ngo nagiye kuyikomereza. Ntabwo mu kigo kwakora stage barakwirukanye kuhigisha. Nagiye guhindura, nagiye kuyikomereza kuri Kigeme B. Ese ugeze mu wakangahe? Kibogora. Ndangije revo ya 3, nzajya mu ya 4 ejo bundi, nuko ya 4 niyo ya nyuma. Ndi kumva bitazakunda neza. Ya 4 niyo ya nyuma cyangwa niyo iba ni nkaho bari ya nyuma, ifatana ni ya 5. Ugiye kujya mu ya 4 ifatanye ni ya 5. Waruvuze ngo ntago bizashoboka kweri kuba kutagihembwa? Yego. Nta deni ufite rya sako? Waba utarifite subwo? Nta ndarifite. Uzaryishyura? Ufite kuzaryishyura? Nimara kuyakira nzashakisha. Voilà, ubanza wiyakire utuze, naguhamagarije. Ndabwira ari inzego baharanira uburenganzira bw'abagore, abaharanira uburenganzira bw'abarimu, abavoka, abashobora gutanga ubwunganizi mu mategeko kuri uyu mubyeyi. Mwumva ko yarasanzwe ari n'umunyeshuri, birumvikana ko ari mu bibazo bitoroshye, ariko abakurikiye ikiganiro kuri Karegeya Omar Pano mwumvise aho bimwe ibyaba biri byo bitaba ari byo. Niba umubyeyi niba arengana niba atarengana, nge ntabyo nshoboye, ntago nabimenya. Icyo nakoze ni ukumwakira. Murabizi ko twakira abaturuka imihanda yose, tubakirira ikiba cyatumye baduhitamo kutugana, hanyuma basigaye
nababwira iki, mufashe uyu mubyeyi abashe kubona akazi, abashe kwiga arangize, abashe kwishyura amadeni yaba yarafashe, abashe kurera abana, arerera igihugu. Ibindi kuri Karegeya Omar Pano nakagaruka. Uyu yaturutse mu Gasarenda ka Nyamagabe mu murenge wa Tare, mu murenge wa Tare. Umuntu bibuka ko ubushe twari twakiriye uwo mu murenge wa Kizi cya Maraba, Simbi umurenge wa Simbi naho ni nko ku mupaka wa Huye na Nyamagabe. Mwumva ko abantu bo mu majyepfo batugana bakatubwira ibibazo byabo kugira ngo tubibabwire, mwebwe abadukurikiye mubafashe kubikemura. Tegereje n'undi mwarimu uzava Rubavu wagomba kuza muri weekend ishize, ntabwo yabashije kuza. So muri make rero turabakunda, tubahitiramo ibyo tubaganiriraho, kandi twishimira ko mubikunda. Ntabwo twe tubereho, Karegeya Omar Pano ntabwo ari ikigo cyashingiwe guhimba amakuru. Amakuru ava muri aba ngaba, iyo bayazanye tugomba kuyakira. So mwakoze cyane rero, naho ubutaha.